Uruganda rw'umuziki ku isi ruri kwinjira mu gihe gishya cy'impinduka zikomeye, aho ikoranabuhanga, ubucuruzi ndetse na politike n'abahanzi ubwabo biri kwifata cyangwa se biri gutera intambwe nshya. Muri iyi minsi inkuru iri kuvugwa cyane ku isi yerekeye imikoranire mishya y'ubwenge ubuhangano cyangwa se AI mu muziki, impinduka mu rwego rw'ubucuruzi ndetse no mu muziki by'umwihariko. AI rero ikomeje gufata indi ntera mu muziki by'umwihariko umuziki w'Amerika, dore yuko magingo aya ngaya batangiye no kuba bajya mu manza na AI, abashatse kuba bakora imwe mu miziki bifashishije ubwenge buhangano. Universal Music Group cyangwa se UMG, imwe mu marebo akomeye kurusha ayandi ku isi, yagiranye amasezerano mashya na Audio, urubuga rukora indirimbo hifashishijwe ikoranabuhanga rya Artificial Intelligence aribyo bita AI, maze bumvikana uburyo bagiye gukorana ku mpande zombi ku buryo nta muntu n'umwe ushobora kuzabangamira undi. Aya masezerano aje nyuma y'amakimbirane yari amaze iminsi hagati y'impande zombi ku bijyanye n'ibihangano bya UMG ndetse n'uburyo babikoreshaga cyangwa se bakoreshaga AI ariko batarabyumvikanyeho. Ibi ngibi birerekana aho ibibazo bigenda bigaruka cyane ko bagiye bakoresha indirimbo ama AI, dore ko ngo bamwe mu ba producer bakomeye ku isi bakomeje kugenda bakoresha Artificial Intelligence mu kugira ngo baryoshye indirimbo, nyamara AI ubwayo bataragiranye uburenganzira cyangwa se nta masezerano bakoranye. Ariko nubwo bimeze bityo, bamwe mu bahanzi ndetse no mu bakoresha izindi mbuga nkoranyambaga gutyo bakagenda bifashisha ubwenge buhangano AI, bakomeje kugenda bavuga yuko ibi ngibi bitazoroha mu gihe umuhanzi yaba agiye gukoresha AI, ngo bizashobora cyangwa se bishobora kuba byatera ubunebwe, kugira ngo abahanzi ntabwo bazaba bakibasha gukora nk'uko bakoraga kuko bazaba bizeye izindi mbaraga. Raporo nshya ya EFP igaragaza ko umuziki wanditswe ku isi recorded music wakomeje kuzamuka mu mwaka wa 2024 ndetse wiyongeye ku kigero cya 4.8 ukagera kuri miliyari 29 n'ibice bitandatu z'amadolari. Ikintu cy'ingenzi muri iyi raporo nuko streaming yishyurwa ikomeje kuba umutungo ukomeye winjiza amafaranga menshi, mu gihe ku isoko ry'umuziki Afurika, Amerika y'Amajyepfo n'ahandi hitaruye isoko ry'ibihugu bikize riri kwihuta cyane mu iterambere. Ibi bigaragaza ko umuziki utagishingiye gusa ku bihugu bikomeye, ahubwo isi yose irimo kugera ku rwego rumwe mu guhanga indirimbo cyangwa se mu gukora imiziki. Ngayo nguko rero abakoresha ubwenge buhangano AI noneho bwagize no mu muziki, aho aba producer bakomeje kugenda bakoresha ubu buryo mu kugira ngo indirimbo zikomeje kugenda ziryoha umunsi ku munsi, dore ko ngo hari n'abazifashisha mu kwandika indirimbo ndetse no gutanga ibitekerezo ku ndirimbo. Iyi ngiyi ni YouTube channel yacu kandi yitwa Taratibu World, ni mu gace twita Taratibu Update, aho twigeza amakuru abagiye cicikana muri showbiz by'umwihariko no muri sport. Genda udukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zitwa Taratibu TV, Instagram, TikTok na Facebook zitwa Taratibu TV. Njyewe nitwa Eni Yusufu, tuhure muri comment.